nongeye kukwifuriza ibihe byiza usanzwe ukurikirana Rwagasabo News, aka ni ka kanya mu makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda, aho tugiye guherera mu karere ka Rusizi ahumvikanye inkuru mbi y'umwarimu wateye abanyeshuri bagera kuri 4 inda bose yigisha. Si aho ngaho gusa turi buze kugarukira, turaza gusubira n'i Nyanza mu karere ka Nyanza ahaje gutoragurwa umurambo mu ruzi ndetse n'uwamutayemwo bose baragaragara, ubu ngubu bari mu maboko ya RIB irimo irabakurikirana. Si aho ngaho gusa ndi buze kugarukira, turaza kugarukira muri Gicumbi ahasanzwe umurambo w'umukecuru ku muhanda mu gishanga, aho bamukase umutwe bakawutwara hagasigara igihimba, barangiza bakagita mu gishanga hafi y'umuhanda, ku buryo abantu bose bahaca basanze igihimba cyonyine, amaguru, umutwe bawutwaye. Uyu mugiye kubana muri ano makuru n'ibiri hanze YouTube channel ni Rwagasabo News. Icyo usabwa nyaboneka no kudutera inkunga ukanze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona n'andi makuru dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Uyu munsi turi tariki 14 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2024. Hari amakuru menshi arimo aragenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru meza, amabi, ayo kwicanyi, ayo kugira neza, ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Ariko muri kano karere ka Rusizi ari kariho duhera, umugabo w'umwarimu wigisha mu rwunge rw'amashuri aho arimo arashinjwa kuba yarasambanyije abana bagera kuri 4 bose b'abanyeshuri yigishaga, ndetse bikanabaviramo gutwita akabatera inda. Bano banyeshuri bavuze ko yabasezeranyije kuzabafasha ndetse bagatsinda neza, ariko ngo yarabakoreye baratsinda ku mabirote yabo, ariko ngo anababeshya no kubaha amafaranga, ngo nubwo yagendaga baha make ariko ngo harimo n'ayandi atabahaye. Bano banyeshuri bavuga ko buri umwe yajyaga kumureba bakaryamana, yarangiza akamubwira ati ntihagire undi uzabibwira, ngo ndetse ngo naragukunda cyane, ngo nta kintu na kimwe ntagukorera ushaka, ngo yarangiza agaca inyuma akajya kubwira n'undi kamukunda, ndetse ari nacyo kintu cyonyine cyatumye amufasha, ngo ndetse ashaka no kumugira uwa mbere, ngo ndetse nawe akamuha faveri yo kugira ngo baryamane. Uyu mwarimu nyuma y'uko yamenye ko abanyeshuri batwise, yahise ahagarika akazi ke cyangwa se imirimo y'ubwarimu nta mpamvu ihari, ndetse nta n'umusobanuro atanze bitumye ahagarika imirimo y'amashuri yo kwigisha. Ubu ngubu nibwo ubugenzacyaha RIB ndetse n'abandi bashinzwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'iry'urubyiruko n'iry'ababyeyi bahise batanga oda, uyu mugabo bahita bamuta muri yombi. Ubu ngubu afungiye muri RIB y'ahangaha muri kano karere ka Rusizi. Bakomeza kugira inama abanyeshuri by'umwihariko igitsina kobwa cyangwa se abanyeshuri b'abakobwa kuzajya birinda ababashuka ndetse baboshya babashora mu gukora imibonano mpuzabitsina, bakababwira ko ari ikintu kibi cyane kibaho cyangiza ubuzima bw'umuntu iteka ryose. Nuko nguko bimeze. Reka tujye dusimbukira muri Nyanza. Muri Nyanza rero hasanzwe umurambo aho wari uryamye cyangwa se aho bari bawurambitse. Muri Nyanza rero bahasanze umurambo aho wari uryamye cyangwa se bari bawurambitse mu ruzi, aho bari bamaze kwica uno muntu barangiza bakawuta mu ruzi. RIB na polisi ndetse n'abadaso bahise bahasesekara baza gukora muri uno murambo bafatanyije n'abaturage, ariko batangaje ko uwishe uno murambo ataramenyekana cyangwa se uwishe uno muntu ataramenyekana. Bavuga ko ari umusore w'imyaka 21 ariwe wahamagaye polisi ndetse na RIB na daso ngo nibaze barebe umurambo mu ruzi. Bahise baza rero bafatanya n'abaturage gukora muri uwo murambo, gusa batangaje ko ikitwa iperereza kigikomeje kandi bagikora iperereza kugira ngo bamenye umuntu waba warishe uyu nguyu, yamwiciye iki, bapfaga iki, ese yashakaga iki. Ibyo ngibyo byose uraza kubimenya nihagira icyo batangaza nyuma y'iperereza ririmo rirakorwa ryo gushaka umugizi wa nabi waba warivuganye ubuzima bw'uyu nguyu akamwica. Ndanagushimiye cyane twabanye guhera ku munota wa mbere kugeza kuri uno munota. Imana ikurinde ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Uyu mwabanaga Irishimwe Aimable ndetse na biri hanze. Uwiteka Imana akurinda ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima ndetse n'ibyishimo birambye mu muryango wawe. Ni hano nsubikiye ino nkuru tuza gusubira kandi kanya k'amakuru gaza gukurikira. Uwiteka Imana akurinda kurengere.
ciao ciao.